kuko ngewe ndumwe mu bantu bagerageje kwegera aho iryo tangazo ryaturutse ubwo nyine batubwiraga ko igitaramo gifunze nge nari mpari numvise bavuga bati amasaha twabahaye ariko waje kuvuga ati mufunge waje gukupa waje gufunga ibintu byose nge aho yaje nari mpari yaje yegera ahantu narindi aravuga ati amasaha nabahaye yarenze ninjye wabihereye uburenganzira ni nanjye ubabwiye ngo mubikupe ndabyibuka hari harimo team ya Evolve Music barabatipe bo kwa Gabiro ish ibintu yakoze byari byiza kuzana wayisi n'ibintu byiza abantu yaramuzaniye n'urubyiruko bakunda trapish bakunda hip hop abenshi bakunda hip hop bakuze ntago wenda baratangiye kwiyumvamo kwitabira igitaramo bya Kevin cyane ariko urubyiruko kandi urubyiruko narwo rufite amafaranga menshi cyane muri no misi twamaze kumva ko nyine kugenda ukishije mu bicumi giye kureba Kevin nta kibazo sibyo so nkeka ko location ya Portofino yari location nziza y'ibitaramo ariko simpamya ko yari location ya ngombwa cyane kuri trapish n'abafana ba trapish n'abakunzi ba trapish sinzi ko Portofino yari kuba location nziza kurusha uko wenda bari gushaka handi hantu wenda ku mugani hatarimo abantu kuko urumva bari abantu batuye hariya kumva abaraperi 10-20 bari ahantu hamwe n'urusaku n'iki ku mugani akugurusaku usibye ko rwo wenda ntago nge turuza kurwumvikanaho cyane ariko wenda bashobora urusaku bundi rusaku ntago ariko wenda nuko byari rusakuze cyane shobora usanga umuntu yaraje wenda katubari wumva vice mayor ko ngisina namuzi sinzi ngo nuruhe shobora usanga yaraje akahanyura wenda aje kwitembera cyangwa yisohokeye muri hotel hagera kumva ibintu by'imirongo birimo wenda biramurya mu matwi cyane ko tubizi cyane ko bano basaza benshi bo mu buyobozi batiyumvamo wenda music ya new school cyane so ugasanga nibyo bise urusaku ariko atari kuba nyine n'urusaku aje naruko tuzi urusaku kuko ubundi urusaku rugira uburyo rupimwa rugira ama decibels aba yarabigenewe uvuga ngo niba wenda turi hano ahantu runaka hari abantu bavuga bati kuko ngende umu MC mba mu kabari inshuro nyinshi cyane icyambere harimo gushaka kurengera ibyabo bishobora kuba byarangirikiyemo kuko kuzana wise naga ari ikintu cyoroshye no umuhanzi ukeneye amafaranga ikindi ndabonamo ko bya bintu byo kuba umuntu ashobora gukora ibintu ku giti cye ariko kubera ko afite uruvugiro runaka kaza kurangira abonye ko ibyo yakoze wenda bitari bikwiriye kavuga ati ariko na n'umundi abangaba nabikoreye nimbinyuza muri no profile yanjye n'ubundi barashiceka ikibazo cyabo ubwo ni muri urwo rwego nibona umujyi wa Kigali watwitinze kuko simpamya ko umuntu watwitinze bira bintu ko kari we wahagaritse igitaramo ahubwo wahagaritse igitaramo ashobora kuba afite ahure n'uwo mujyi wa Kigali cyangwa se ari n'uwo vice mayor ariko akaza wenda gusanga mu gitondo agasanga hari uburyo wenda bitari byagenze neza cyane kavuga ati reka nkoreshe ibi bintu wenda bitaza kuza kubyara efe nini cyane ku izina ryanjye ikindi mbona ndabonamo ko abaraperi hari uburyo batarakirwa muri societe niba umuntu ashobora kuririmba umuntu yatambuka wenda kuko atishimiye imiririmbire ihari akaba yakumva yahagarika igitaramo kandi umuntu yashoyemo amafaranga hari uburyo batarakirwa muri societe ariko nanone mu gihugu kirimo demokarasi ntabwo mbona birari ibintu byagakwiye. Right, JALAS official TV ndabasuje nizere ko mumeze neza cyane nizere ko muri amahoro hanyuma ngira ngo muri kubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umujene kabisa umaze igihe akurikirana bya hafi iby'imyidagaduro n'umu MC akaba n'umupresenter yitwa Platfomer ibindi wenda araza kubyongeraho uyu munsi namutumiye kugira ngo tuganire kuri no issue iri gutrendinga cyane nkuko mwabyumvise nkuko mwasomye umutwe w'inkuru yijyanye n'igitaramo cyabaye muri iyi weekend cyatumemo umuhanzi YC kuva muri Nigeria cyari kirimo n'abahanzi batandukanye by'umwihariko abo muri young generation cyangwa se new generation nkuko tugenda tubibara muri game hanyuma Platfomer rero nawe nk'umuntu new generation
agendana na new generation. So rero byabaye ngombwa ko ari we niyambaza uyu munsi kugira ngo tuganire atubwire uko yabibonye tugendeye n'ubundi kuri saga ziri hanze. Umujyi wa Kigali watewe amabuye, abahanzi bamwe bikomye umujyi wa Kigali wasubije, bamwe mu bapromota barimo Party Cop n'abandi bagiye batandukanye bagize ikintu babivugaho kuri Twitter hahiye. Bro, wari uriyo, biriya bintu byari bimeze biti? No kuvuga ngo uburyo byari bimeze, abantu bose bari bahari, abantu baje gusupportinga trapish music, barabibonye n'ibintu nyine biteye isoni bro, biteye isoni kubona aba young generation nkuko babivuze n'abahanzi ubona ko nyine barimo baragaragaza movement cyashya ku muhanzi yakwemera gutumira mugenzi we nk'uri ukomeye akamuzana byamuhagaza amafaranga atari munsi ya miliyoni 20 na akamuzana i Kigali, noneho kubw'impamvu zidasobanutse neza, zitagafite proof, zidafite ibimenyetso, ukumva ngo igitaramo kirahagaze. Byari bigeze mu masayine n'igice gutyo ndabyibuka, twari turimo turishimira OG Tuton ariko urubyiniro arimo araririmba, yarageze ku ndirimbo yitwa Ishyari. Ni indirimbo yari itangiye kwakirwa ku kigero kiri hejuru cyane kuko haravuyeho vibe ya yuno mutipe no wakoranye na Syntax Bossman, bamwita Babutet King, yaramaze gushyushya abantu. OG Tutonageze ku rubyiniro, so Tina amaze kuvuga ati trapish yose yikuze kuririmba, abantu noneho bari baje kureba trapish music, bari batangiye noneho gufilinga igitaramo. So muko gufilinga igitaramo haza kubamo ngo agasaku nko byavuzwe cyangwa se urusaku rwasakurijwe umwe mu bayobozi bakuru muri uyu mujyi wa Kigali. Utuye hariya sinzi ko atuye hariya, gusa nge uko nakurikiye inkuru nk'umuntu wari hari umunyamakuru kandi ari byo byari byanjyanye, Banze arimo aratambuka akumva birimo biramusakuriza, aravuga ahantu habaye ibiki, amubwira bati barimo bararirimba n'abahungu b'abaraperi, bari ati n'abaraperi ati ibyo bintu mwe mubizimisha. So urumva ko nyine ni ibintu ni isura itari nziza, kuko nahoze ndeba wayisi mukanya yabitwitinze kuri Twitter arimo arareplayinga Ish Kevin, ari kuvuga ati ibi bintu sindi buze gukoresha ijambo yakoresheje kuko bo mu gihugu cyabo bafite uburyo babikoresha, ariko nyine wabonaga ko ari ibintu atishimiye cyane, avuga ati hakenewe ko habamo ubutabera muri bino bintu. Hanyuma wenda ndagira ngo bize korohera abadukurikiye, nk'umuntu wari uri mu gitaramo, ndagira ngo uhere mbere ku kuntu ishusho y'igitaramo wayibonye. Bamwe bati ntikitabiriwe, abandi bati cyaritabiriwe, abandi bati cyari kiri ahantu hatabereye ibitaramo bitewe n'iyo sound yabagonze, abandi bati umujyi wa Kigali ni uwo kubreminga. Ndagira ngo uduhe ishusho y'igitaramo mbere na mbere, noneho unatubwira uko abantu bari bameze, vibe, mood, noneho twinjire noneho ku makosa yagiye akorwa. Ni igitaramo nge nahageze ku isaha ahagana saa 1:30 gutyo nibwo nari maze kuhagera. Hari abantu ubona ko batari benshi, ariko uko iminota yagendaga yegera imbere wabonaga ko abantu bagenda biyongera, kandi abantu baje ukabona n'abantu bafite sinzi ibyo nakwita umuco wa hip hop, babantu nyine bakunze hip hop, bazi ibyo baje kureba bitandukanye wenda nuko wabona abantu baje mu gitaramo baje kwisohokera kuri hotel, wabona ko nyine ari abantu bateze amamoto baje nyine, urabona hagari babantu nyine bingagari cyane, uvuga ngo baje gusohokera kuri hotel, ni abantu nyine n'urubyiruko rwaje gushyigikira abagenzi babo. Ubona amatike barimo barayagura, barinjira, uko igihe kigenda kiyongera ukabona nyine abantu barimo baragenda biyongera. Habanje umu DJ witwa DJ Shooter, niwe wabanje kuri turntable, araza nawe ukabona nyine arimo arahypinga abantu, agerageza guhypinga abantu bahari, ariko wabonaga ko biri gutanga ikizere ko uko amasaha agenda yiyongera abantu bashobora no kuba benshi, bakaba byanagongwa ahubwo no kuvuga ngo abantu babaye benshi cyane, wenda nibwo ntabizi ko ibyo bintu bikibaho. Nyine wabonaga ko abantu bari kwiyongera, kandi abantu bari kwiyongera bose baje kureba trapish, baje kureba Ish Kevin, ubona nyine ari abantu bamukunze. Masaha uko yagendaga rero yegera imbere nkuko nakomeje kubivuga, wabonaga ko abo bantu bari kwiyongera ari ba bantu
baje nyine baje kureba iki gitaramo baje bakunze igitaramo so kugeza ubwo ahagana mu masaa 3 umuhanzi wa mbere yagiye kuri stage hagiyeho uwitwa Soja Kid ni umuraperi wa young generation ariko kubona ko akomeye cyane afite imirongo iri hard ku freestyle zikomeye cyane abantu batangira kuvuza karuru Soja Kid avaho ajyaho ntago nibuka neza uburyo bakurikiranye ariko ndumva harakurikiyeho Major Fabla na Lapsolite bagera kuri stage bararirimba kubona nyine abantu batarajya kuri mudenesi kugeza ubwo uwitwa Major Fabla yavuye kuri stage aravuga ngo nari mfite indirimbo 5 zo kuririmba ariko ndabona vibe mufite ntago nabaririmbira arenzaho n'amagambo menshi y'abaraperi nyine ava kuri stage kubona ko atanze hype uburyo yavuye kuri stage nyine abantu barishimye cyane byaza ubwo bibashyira muri mood cyane kugeza ubwo hagiyeho uramutipe Bossman Babu Tet King araririmba ubona byiza hajyaho Blues the Fast araririmba none ubona vibe tangiye kujya shizemo za tugende urumva abantu no bose batangiye kwisanga muri za vibe z'indirimbo bazi kandi bakunda icyo gihe wabonaga ko nyine igitaramo kigezaho hamwe bavuga bati iki gitaramo kigiye gushya koko kugeza ubwo MC Tino yanawusije ko hagiye kuza Trapish gang yose ariko bakabandirizwa na OG Tuton ari kumwe n'uwo bita Drake AMG urabizi uburyo binjira kuri stage za Aronyisi allo nyine abafana urumva noneho bari bamaze kuzura urumva byabigeze saa 4 n'igice wabonaga ko piscine yose izengurutse abantu ubona abantu nyine noneho babaye benshi ariko ari abantu baje bazi icyo bashaka hanyuma noneho reka tuve ku ishusho y'igitaramo tugiye kukihishe inyuma ifungwa ryacyo kuko nicyo kibazo hanini abantu benshi bari kwibaza bati se kuki turi kubona ko umujyi wa Kigali wari ufite ukwandikiwe wamenyeshejwe nawe ugasubiza ariko bikaza kurangira igitaramo gifunzwe ndetse ari naho duhita twinjirira kuri zino Twitter tugiye kunyuza mu kiganiro abantu bagiye kugenda basoma ari ya Kivumbi wasubijwe yitwa Ish Kevin sinzi impamvu wenda ariko wenda ashobora kusanga nashatinze Ish Kevin ngenda mubura Patikop bari kumubonamo mu batwitinze ngira ngo na Mike Kayihura abo bose nabagiye bose biyamanta bavuga bati se niba umuntu ari mu bwo buryo abonye gushaka uko yabaho imibereho Kivumbi we yavuze ati nimwe mutuma abantu bashaka kujya hanze ntibagaruke byumvikana ko harimo ikintu cyo kwigumura kugumura urumva abari ijisho rya benshi urumva abafite abantu bamurebereramo so rero bamukurikira ni ibintu byumvikana ko nyene batishimye ni movement idasanzwe umujyi wa Kigali mbere na mbere ndashaka kumenya niki cyateye ifungwa ry'iki gitaramo niki uko ngiye nabibonye kuko ngiye ndumwe mu bantu bagerageje kwegera aho iryo tangazo ryaturutse ubwo nyine batubwiraga ko igitaramo gifunze nge nari impari numvise bavuga bati amasaha twabahaye yanarenze uwo ninde wabivugaga ni ndakeka Banze ari we muyobozi ko nge ntago nigeze mbijyamo cyane ariko waje kuvuga ati mufunge waje gukupa waje gufunga ibintu byose nge aho yaje nari impari yaje yegera hano narindi aravuga ati amasaha nabahaye yarenze ninjye wabihereye uburenganzira ni nanjye ubabwiye ngo mubikupe ndabyibuka hari harimo team ya Evolve Music barabatipe bo kwa Gabiro baramubwira base kubona tukibura amasaha nka 3 gutyo amasaha yageze ate ko tuzi ko twagomba gufunga saa 8 ngo yanga munafite n'urusaku ngo ibintu by'urusaku rwanyu ntago mbishaka bashaka kumubaza ibintu byinshi mbona ntagashaka kuganira nawe arababwira ati nta bibazo byankeneye mukupe igitaramo abatipe ubona bibanye byinshi cyane urumva impamvu nyamukuru yatangajwe n'urwo rusaku niyo impamvu yatusohotse kwitanga wowe wari uhari rero wowe wari uhari ariko ngiye wari uhari umuntu waje gufunga igitaramo ntago yaje avuga urusaku gusa yaje avuga ko n'amasaha yatanze yarangiye sinzi niba mu Rwanda wenda amasaha basigaye bari uburyo cyenda bayagabanya ku bintu bimwe na bimwe nabyo byaba ari ikibazo kuko nabo bavugaga ko bari bazi ko igitaramo kigomba kugeza saa 8 muri make hari imvugo ebyiri zinyuranya no kuvuga ngo waje gufunga igitaramo yavuze ko ari amasaha yatanze ariko umujyi wa Kigali wandika ko ari urusaku yasohotse ku mujyi wa Kigali bisohoka bivuga ko
ninde rero waje kuvuga ibyo bintu n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali ashinzwe iki wenda nkawe wabikurikiranye wari uhari bakubwiye ko ari umuntu ki nyine ari vice mayor nabonye ba ISH KEVIN banamuvuga mu mazina niba ari Dr Nde gusa nge ntabwo muzi anyihanganire kuko simba muri politiki cyane ariko yaje mu izina rya vice mayor. Hanyuma rero nka Platfomer wari uri mu gitaramo nk'umunyamakuru nk'umuntu ukurikirana imyidagaduro ikosa ry'abateguye igitaramo uko yose hari icyo bashinjwaga kugira ngo bafungirwe ikosa wowe ubabonamo cyangwa se ubabonaho nk'uwabireberaga ku ruhande ntubu umujyi wa Kigali ngo wenda usubize nk'uko umujyi wa Kigali wasubije wowe bona ari iki cyabiteye muri rusange hari abagiye babatirega naho mwakoreye ni ukuvuga ngo tuvugisha ukuri ISH KEVIN ni umubro arabizi nta rwango mufitiye even from the scratch za kera cyane arabizi twagiye dukorana ibintu byinshi ndumwe mu bantu banamukoreye inkuru tara breaking aranambwira bro thank you rero ntago najyaho ngo njye kumuhetinga ibintu yakoze byari byiza kuzana wayisi n'ibintu byiza abantu yaramuzaniye mu rubyiruko bakunda trapish bakunda hip hop abenshi bakunda hip hop bakuze ntago wenda baratangiye kwiyumvamo kwitabira igitaramo bya ISH KEVIN cyane ariko urubyiruko kandi urubyiruko narwo rufite amafaranga menshi cyane muri no misi twamaze kumva ko nyine kugenda ukishira mu bicumi giye kureba ISH KEVIN nta kibazo sibyo so nkeka ko location ya Portofino yari location nziza y'ibitaramo ariko simpamya ko yari location ya ngombwa cyane kuri trapish n'abafana ba trapish n'abakunzi ba trapish sinzi ko Portofino yari kuba location nziza kurusha uko wenda bari gushaka handi hantu wenda ku mugani hatarimo abantu kuko urumva bari abantu batuye hariya kumva abaraperi 10-20 bari ahantu hamwe n'urusaku n'iki ku mugani ariko urusaku usibye ko rwo wenda ntago nge turuza kurwumvikanaho cyane ariko wenda bashobora urusaku ubundi urusaku ntago ariko wenda nuko byari rusakuze cyane ushobora usanga umuntu yaraje wenda katubari wumva vice mayor ko ngisina namuzi sinzi ngo nuwuhe ushobora usanga yaraje akahanyura wenda aje kwitembera cyangwa yisohokeye muri hotel hagera kumva ibintu by'imirongo birimo wenda biramurya mu matwi cyane ko tubizi cyane ko bano basaza benshi bo mu buyobozi batiyumvamo wenda music ya new school cyane so ugasanga nibyo bise urusaku ariko atari kuba nyine n'urusaku aje naruko tuzi urusaku kuko ubundi urusaku rugira uburyo rupimwa rugira ama decibels aba yarabigenewe uvuga ngo niba wenda turi hano ahantu runaka hari abantu bavuga bati kuko ngende umu MC mba mu kabari inshuro nyinshi cyane hari n'inshuro duhura n'izo cases zo kuba urusaku bagahita badufungira ariko bakagufungira bakwereka buri kimwe ko ndashimira polisi y'u Rwanda ifite uburyo iza niyo yadufungiye iragufungira nyine ikabikwereka neza ikakubwira iti hano hantu dore hari cyuma bagendana baza bakereka aba boss butubara akababwira bati hano hantu twa twabemereye ko mutarenza hano none dore muri hano ibintu rero nagari byo turabihagaritse ariko nuvuga ngo trapish uburyo yafunzwe wenda ni kinze atari nge wabimenye ariko uburyo yafunzwe n'uburyo yagejeje kuganira n'abayiteguye n'abari bampaye ubwo butumire bwo kujyayo ntabwo bigeze bambwira ngo hari akantu baberetse bababwira bati hano mwari mwaharengeje cyane mwagombaga kugarukira hano ntimwagarukiye ngenyeka ko ibyise urusaku bishobora kuba ari imiririmbire itaranyuze abo bayobozi wenda bashobora kuba bari bahasohokeye cyangwa bashobora kuba bari hafi yaho muri wowe urusaku rubonamo nko gupfobya ubusani bw'abo bantu kuko ntibibe ari urusaku rwo gusakuza rwirangira ahubwo bibe ari uko umuntu avuga ati muri kunsakuriza ni nka bucye twatwicaye hano turi gusakuriza umuntu ntabwo kuko na sound yari ihari ngiye ati ubwe twariganiye na MCT no bimeze bite ambwe bro iyi sound kitanshimishije icyo gisa ntabwo bari bagafunze concert ndabyibuka nk'umuntu witwa Theos yabikubwira wo kugihe yarimo arambwira ati se kutari kumva umuziki neza noneho tugiye twumva mu kanya ngo igitaramo kirafunzwe kubera urusaku urwo rusaku ahubwo n'abarushakaga ntibarubonye ko urusaku rwo ntabwo rwari ruhari ko ndabyibuka Gabiro yaravuze ati nigeze kwimubazaho ukuntu turi mu kabwa wasa
ko sound hano itari kumvikana neza bro arambwira ngo hari speaker amwe namwe batigeze bashiraho kuko impamvu nyine zo kugira ngo birinde urusaku kuko ngo mu mategeko bari bahawe hari muri itegeko rivuga ko ubwo rusaku rudakenewe kugira ngo n'abantu bari kureba wenda nk'iryo tangazo umujyi wa Kigali wabahaye cyangwa se wenda ibaruwa ibemerera bari kubibona ko mu byo bari basabwe uretse kwipimisha covid harimo n'icyo kintu cyo kuba urusaku rutaba rwinshi so rero ntekereza ko yaba ariyo mpamvu umujyi wa Kigali wasubije muri ubwo buryo cyangwa se wenda tubirebere mu yihe shusho ari abahanzi ibyo banditse kuri Twitter zabo n'ibyo umujyi wa Kigali wasubije tubirebeye mu yihe shusho noneho tunagiraho dufungira turebamo isomo twagakuyemo kuko urumva nanone hari uburyo abastar bashobora kwitwara wenda ku nzego zimwe nabyo wenda bikagira indi sura bisiga so rero sinzi ishusho uri kubireberamo muri rusange no kuvuga ngo ishusho ndi kubona muri zino tweet z'abano ba stars z'abano baraperi barimo icyambere harimo gushaka kurengera ibyabo bishobora kuba byarangirikiyemo kuko kuzana wise naga ari ikintu cyoroshye no umuhanzi ukeneye amafaranga ikindi ndabonamo ko bya bintu byo kuba umuntu ashobora gukora ibintu ku giti cye ariko kubera ko afite uruvugiro runaka kaza kurangira abonye ko ibyo yakoze wenda bitari bikwiriye kavuga ati ariko na n'ubundi abangaba nabikoreye nimba inyuza muri no profile yanjye n'ubundi barashiceka ikibazo cyabo ubwo ni muri urwo rwego nibona umujyi wa Kigali watwitinze kuko simpamya ko umuntu watwitinze bira bintu ko ari we wahagaritse igitaramo ahubwo wahagaritse igitaramo ashobora kuba afite ahure n'uwo mujyi wa Kigali cyangwa se ari n'uwo vice mayor ariko akaza wenda gusanga mu gitondo agasanga hari uburyo wenda bitari byagenze neza cyane kavuga ati reka nkoreshe ibi bintu wenda bitaza kuza kubyara efe nini cyane ku izina ryanjye ikindi mbona ndabonamo ko abaraperi hari uburyo batarakirwa muri societe niba umuntu ashobora kuririmba umuntu yatambuka wenda kuko atishimiye imiririmbire ihari akaba yakumva yahagarika igitaramo kandi umuntu yashoyemo amafaranga hari uburyo batarakirwa muri societe ariko nanone mu gihugu kirimo demokarasi ntabwo mbona birari ibintu byagakwiye ku giti cyanjye nkanjye ku giti cyanjye ntabwo ari ibintu byagakwiye usibye ko n'abaraperi bamwe na bamwe nanone bashobora kubigenderaho ugasanga barimo kwica ejo hazaza habo ngo nujya gutwitinga yego nibyo barababajwe twarababajwe n'abandi benshi barababajwe batari banabashije kubaza kuko abakunzi ba ISH KEVIN bose ntabwo bari hari barababajwe muri rusange ariko bagerageze bashaka inzira yanyabyo byanyuzwamo kurusha uko byagaragara nko gushaka kwigomeka kuri guverinoma hanyuma wenda dusoza ni igitaramo cyahagaze ntabwo cyakongera kugaruka ariko nanone isomo ku muziki nyarwanda isomo kubategura isomo kubagenerwa bikorwa n'isomo kubatera nkunga dusoreza icyambere isomo riri mu bundi no kumenya uko utegura ibintu byawe naho bitegurira kuko gutegura igitaramo cyarateguye kiramamazwa ibintu byo gusaba gukora igitaramo nkuko bigenda ku mategeko n'amabwiriza yo kwirinda covid-19 byarasabwe kwinjira bamanje kugupima sanitizer kureba ko wafashe inkingo zose zuzuye byari byakozwe ahubwo ikibazo cyabayemo ese koko ahantu mwajyanye igitaramo bijyanye n'intego y'icyo gitaramo niho koko hanyaho nta handi hashobokaga hameze neza haryo ugomba kuryohera abo bakunzi banyu kurusha hariya kuko turabyibuka ubushize bakoze igitaramo ku Irebero cyari igitaramo cyiza cyararyoshye kandi nta n'umusitari wanze wari urimo so nkeka ko icyabayemo ikibazo cyabayemo hariya bishoboke ko location bashobora kuba itariyo ya nyayo yakagombye kujyamo trapish music Platfomer ndagushimiye rero kuba wemeye ko tuganira turi muri Urban Hotel na ahantu heza cyane ngira ngo nawe wabibonye aho gusohokera niba ufite umukunzi wawe niba ufite inshuti yawe umuvandimwe ahantu heza ho gusohokera ushobora kuba wasohokera
cyangwa se ukahaza ukanaharara niba uri nk'umuntu uri hanze udukurikiye. Ni ahantu heza hari ibyumba byiza, hari umutuzo mu Kiyovu rwose. Niho turi kumwe n'uno mugabo, niho twaganiriye. Ndanamushimiye kandi namwe mwadukurikiye ndabashimiye. Ni JALAS Official TV wakoze kubana natwe, ngira ngo nubundi tuzajya tubana mu buryo butandukanye, ngira ngo nawe ukurikirana imyidagaduro bya hafi no ku busesenguzi bwinshi bugiye butandukanye. Asante sana. Mwakoze namwe JALAS.